Yes, reka ntangire mbaha ikaze mwese mukurikiye Hustle 50 nizere yuko mumeze neza cyane. Njyewe nitwa JC. Turimo turaganira nk'ibisanzwe. Urabizi mu muco nyarwanda ingo zubatse yaba umugore yaba n'umugabo ubundi ziba nziza cyane iyo bombi bishimye. Ese mujya mwishimana? Yaba umusore yaba umukobwa birumvikana yuko imibonano mpuzabitsina ndabizi ko abantu bose bayikora. Ugomba kuba uri hejuru y'imyaka 18 kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane. Niba ugiye kureba iyi video cyangwa se ukaba uri kumwe n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe cyangwa se wubatsemo kimwe, byaba byiza cyane kurushaho. Hari umuntu wanyandikiye message arambwira ngo nzabasobanurire cyangwa nzasobanureho gake kubijyanye n'igikorwa cyo gutera akabariro, ariko especially kunyaza. Abantu benshi ngo ibyo bintu bakunze kubyumva ukundi, ari nabwo bamwe bibaza, ese umugore wese ashobora kunyara? Ese kunyaza ni iki? Bikorwa bite? Ese wowe uranyaza? Ese ubundi bijya bibaho? Ese bikorwa bite? Bikorwa nande? Ese umuntu unyara cyangwa se unyaza bameze ati? Ibyo byose n'ibindi wibaza kurikira Hustle 50 kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane. Nakubwira ngo kanda subscribe, ibintu bikomeze kuba neza cyane. Iyo ukoze subscribe biba ari ingenzi n'ingirakamaro kuko update cyangwa se indi video nshyashya tuba badushyize kuri Hustle 50 uhita uwa mbere mu kuyibona. Rero nakubwira ngo kora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byiza kurusha uko byari bimeze. Njyewe nitwa JC. Mu minsi itaha cyangwa mu minsi mike tugiye kujya tunabazanira abatumirwa babasobanurira byimbitse ndetse babaha video official kuri Hustle 50 kubijyanye na Squir cyangwa se kunyaza muri make. Abantu benshi bakunze kubyibaza ariko ndeka nze musobanurire. Ubundi kunyaza ni igikorwa gikorwa n'abantu babiri igihe bari gutera akabariro. Ibyo bikakorwa n'umugabo ndetse n'umugore bafatanyije bombi. Ikintu kimwe usabwa ni ukuba mwembi ari ibintu mwasezeranye cyangwa se ari ibintu mwumvikanyeho mwembi uko muri babiri, yaba umugore akirekura ndetse n'umugabo akirekura kugira ngo ibintu bibe byiza cyane. Hanyuma ku bijyanye n'umugore niho ndi bwibande cyane. Umugore ubundi aba agomba kuba yateguwe. Wowe mugabo ni wowe ugiye gutwara. Wowe iyo ugiye gutwara ikinyabiziga ubanza kureba niba gifite ensasi, ukabanza kureba niba gifunguye, ukabanza no kureba nawe niba witeguye gutwara koko. Ukanareba umuhanda uri gutwaramo ese umeze ute? Ese biremewe kwihuta, biremewe kugabanya, biremewe guhagarara? Ibyo bintu uko ari bitatu umuntu wese w'umushoferi cyangwa ugiye gutwara aba agomba kuba yamaze kubibona. Biremewe kuba wahaguruka ibinyabiziga byinshi cyane bigahaguruka ari uko byashyushye. Ni urugero naguhaga, ubanza gushyushya ukagiserera ugakora ibyangombwa kugira ngo utange komande yo guhaguruka. Ibintu byose bisaba gutegura. N'umugore rero nuko nawe asaba gutegurwa kuko ntago ari ibintu uza ngo uhite uturaho aho ngaho, ntabwo byakunda. Ubundi kunyaza ni iki? Ni ibyishimo by'umugore igihe ari gukorerwa igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ibyo byishimo rero kugira ngo biboneke nta kindi usibye kubanza gutegurwa. Ibyo byishimo nyine aho biza guca cyangwa aho biza guturuka habanza gutegurwa, ntago ari ibintu byizana. Imiterere y'umugore ubundi iba itanga cyangwa se vibration cyangwa se itanga igisubizo cy'ibyo cya komande cyangwa se cy'ibyo wayisabye bitewe n'uburyo wayiteguye cyangwa se uburyo wayiteguje. Hanyuma igitsina gore uko giteye kiba gishaka ibintu bigenda step by step. Ntago ari ibintu byihuta, ntabwo uzava muri rimwe ngo uhite ujya muri 4 uhite ujya muri 3. No, ni step by step. Uburyo utegura umugore nzabibabwira, uburyo ukarisa, uburyo amagambo ugenda uvuga, uburyo bitwara, ibyo byose nzabibabwira mu gice gikurikira.
ikintu cya mbere uzabanza uca inzara kugira ngo uze kubona uko ukarisa umugore wawe neza mu gihe uri kumutegura. Ikindi kintu cya kabiri uzabanze wikuremo ibibazo bindi byo hanze. Ibibazo byo hanze rwose kenshi na kenshi bikunze kugongana cyane, kuko hari igihe umuntu aba agezemo hagati agahita atangira kwibaza ibibazo arimo, cyangwa agahita yibaza ibibazo bafitanye n'uwo muntu, ugasanga bise bicikira. Ikintu uzasabwa, uzaca inzara, ubundi ukora isuku haba mu ntoki ndetse n'ahantu hose, ubundi utegura umugore wawe nk'uko nyine ikintu cyose ukora ubanza kwitegura. Umukarise, umusume, umanuke gake gake ugenda umukoraho, haba ku mabere, haba mu misatsi nimba ayifite miremire, umukuriremo imyenda yo hejuru, ukomeze ugende umukoraho gake gake witonze, umubwira amagambo meza, uri mwiza, ibintu byiza cyane. Hanyuma nawe ukomeze kugenda umukorakora ahantu hose, ariko kugenda umanuka usatira ibice byo hepfo, ukoraho witonze witonze witonze, mu kinyabupfura ndetse no mu bwitonzi bwinshi. Umugore bizatuma nawe atangira kuba feeling yawe, akomeze kugenda kwiyumvamo, akomeze kugenda yumva nyine yuko muri kumwe. Mbere yo gutangira, ubundi igitsina cy'umugabo ntabwo kiba kigomba kujya mu cy'umugore cyose, haba hagomba kujyamo agace gato cyane mu bice byo hanze, nabwo hakabaho icyo bita kwimana cyangwa se kwima. Ubundi hari ukuntu ushukisha umuntu, kwa kundi ujya guha ikintu umuntu ukamushukisha cyangwa se ukamushuka. Yego, biriya bintu biba ari byiza cyane, kuko bituma umuntu akumbura icyo kintu. Yes, bituma umuntu akumbura icyo kintu, bigatuma agira inyota yo kumenya uko kiza kuba kimeze n'ikiba kihageze. Yes, hanyuma rero ubwo mwageze ku gitanda cyangwa se aho muri hose, umukuyemo imyenda, utangiye kumukorakora ahantu hose ku matako, muragenda wumva uburyo umugore wawe ameze neza cyane, umubwira uburyo ameze neza cyane kabisa, ugenda ukoraho. Hanyuma nugera ku gitsina uzagenda ukozeho intoki, ariko cyane cyane urutoki rumwe rwa musumba zose ntabwo uzarwinjizamo, ahubwo uzagenda ukoraho nyine gake gake, usa nk'usiga, nka kwa kundi usa nk'usiga utsirima buhoro buhoro, kugira ngo ibice byo hanze bibanze bibobere, kuko imbere haba habobereye, ariko inyuma hategereje yuko hasohora bya bindi by'imbere, kugira ngo noneho ibintu bibe fresh, umuhanda ubanze ubone neza. Ntabwo watwara burya ahantu utari kureba. Yes, kora subscribe aho hasi niba utarabikora, ndetse uduhe like, uduhe na comment y'igitekerezo cy'ibyo ubona twakora ubutaha. Njyewe nitwa JC nk'ibisanzwe, ndimo ndakubwira ese kunyaza bikorwa bite. Yes, hanyuma rero ubwo wakomeje, ubwo nawe niwumva yatangiye gutoha, ibice byose yatangiye gutoha, uzatangire noneho akazi, utangire gake gake witonze, ariko utinjira. Yes, utinjira. Ibizakurikira rero uzaba umbwira. Nitwa JC nk'ibisanzwe, iyi ni hasi 250. Kora subscribe, like, share na comment, ndetse utange igitekerezo cy'ibyo ubona twakora ubutaha. Njyewe nitwa JC.